Reka ngushimire wakoze subscribe kuri Theo Tip TV, ukadukurikira kuri TikTok, ugakora follow. Imana iguhumugisha. Nawe udukurikira ku mbuga zacu zose kuri Facebook. Imana iguhumugisha. Ni byiza kubana kandi ni byiza gushyigikirana. Rero nawe utarakora subscribe, ngwino ukore subscribe, ujye udukurikira ibiganiro byacu. Imana iguhumugisha. Turagira ngo tuvuge ku bintu bimeze gutya, ibintu bijyanye n'imyemerere cyane cyane muri Afrika, aho imyemerere usanga kenshi abantu bamwe bayigendamo abujishe. Abantu badukurikira kuri TikTok umaze iminsi muri kubona ibintu dupostinga bijyanye n'abantu bafite amashapure bavuga ko ari ibintu bari gutabura ahantu, ariko wazuminga kenshi ukabona ko ntabyo baba batabuye, ahubwo kenshi baba bizanye, hari n'ibyo babazanye mu kanwa. Ibintu byigeze baho n'inaha iwacu abantu babishyuhamo cyane igihe insengero zari zitaratangira usabwa kuzuza ibisabwa. Abantu benshi baprofitaga izo ntege nke z'abantu, akazavuga ati nyamara hari ibintu Imana yamishuriye bitabye iwawe, hari amagini ufite, hari ibintu by'amashitani, yarangiza akazi avuga ko bitabuye nyamara yabizanye. Ndetse hari n'abajyaga gushaka ubwoya bw'imbwa, ibintu biteye ubwoba bakabizana, avuga ati nibyo batabye, nibyo biri kugira nabi. Ibi rero abantu bari Bugande ngira ngo barabibona. Hari umusore wigize umuprofete mu idini rimwe ryomoye kuri Gaturika kera, hashize imyaka myinshi ribayeho muri Kenya. Ho rirakomeye, sindimensioninga hano, ariko nimujya mureba iyi video mukabona ibintu nawe kubambaye abantu baza amateka ya za Kenya ku madini yabayeho, ku muntu wigeze avuga ko ari Yezu, akavuga ko ari Maria, muramenyera idini ryari ryo. Undi wavuze ko ari Maria, undi akavuga ko ari Yezu, muramenyera idini ryari ryo. Hanyuma rero muri iri dini bemera ibintu ngo byo gukuramo abantu imyuka mibi bakoresha ibintu bisana n'ubupfumu. Muri make 50% bashukwa bemera Imana nyirijuru nyiribihe, iyindi 50% bakemera ubupfumu, bakabihuza bakavuga ko ngo Imana ishobora gukiza abantu ikoresheje imyuka. Murabona ko muri video bafite buje y'ubururu, y'umuhondo n'icyatsi, mbese buje z'amoko zose. Bavuga ko imyuka mibi ishobora kukuvaho bitewe na buje barakoresha. Iyo myuka mibi abo barayipima bakareba bakamenya ngo nidukoresha buje y'ubururu n'umuhondo iyi myuka mibi niragenda. Bagira imihango, iyo mihango ibiteye ubwoba, kandi ubona abantu benshi barumutse kuri TikTok barahari. Aho ubona abantu benshi bari kujyaho ngo bari gutabura ibintu, ariko kenshi uzubizi izi video ubona ko hari ibyo bazanye babifite. Abantu yarangiza yamena amazi yari mu ibasa kandi na mucyacyo cyamaze gucukura, yajya gusimbuka uko byari biri mugahita ubona ko abikuyemo. Ibi byose biterwa nuko muri ibyo bice cyane bya za Uganda abantu benshi batize bagatekereza logike. Tuzi ko n'abatize batatekereza bakajya muri logike, ariko burya iyo umuntu amaze gutwara ubwonko bwa by'imyemerere nk'iyi aba yagushoboye. Rero bo biyita abanabi n'abahanuzi, bavuga ko bavugana n'Imana kandi bashobora gukura n'iyo myuka mibi. Baravuga ati niba ufite imyuka mibi, niba ufite ibintu bikunanije, twari rwanda kugufasha kubikora. Abantu benshi bakajyayo. Imyemerere muri Afrika yacu, imyemerere mu bantu iyo batayigenzuye, imyemerere ishobora kuroheka kandi ikakumaraho n'ibyaha. Kuko natwe imyemerere muzabona aho yari igeze, aho umuntu yazaga akigisha mu rusengero ngo Imana yavuze ngo abaratura menshi nibo irabona, abatuye make ntabwo iri kubabona. Bikageraho umuntu umuvugabutumwa ashobora kuzenguruka mu nsengero 5 ku munsi avuga ko Imana imuhaye ubutumwa, akavuga ati abantu 10 bafite 100 nibazane. Urumva yamara kwitangishaho bakamuha umugabane we, yarangiza akikomereza. Ibyo ndi kuvuga niba atari byo cyangwa utarabibonyeho cyangwa utabyemera, ujye muri comment mose urabyemerewe. Ariko dufite abavugabutumwa bamwe bitwa abasatuzi n'abandi bitwaga ngo turagabana, abo bayizaga mu nsengero baje kubwiriza bafite monta y'amafaranga runaka bari bubone, ya monta yaboneka nabo bagahita basatura bakabahereza. Iyo ni Imana y'ibintu babaga bari gusenga. Rero abo rero bavuyeho, hariho n'abandi bitwa ngo n'abahanuzi nabo ngo batabura. Abantu nabo bari mudasibye ko benshi bagiye Uganda, akaza avuga ko ari ibintu Imana yamweretse biri wawe ari utabura. Ariko ngira ngo abakora iki kiganiro narigeze gukira kuri icano cy'abavandimwe babiri bo muri Kenya, bafite idini bakoresha ubwo buryo, basobanura uburyo iyo uje gusenga bakugenzura, bamara kukugenzura
bakaza bakukurikiye bagashaka umuyobozi wawe neza akahatara ibintu bakakureba bakomeza ugasenga ashaka nk'amezi abiri urumva imvura yaraguye imivura atemba ariko abo babitanyeho barahazi bakavuga ko ari ibintu umwuka yahishuye bitabye iwawe batabye amahembe batabyeyo ibintu by'ibigufwa bamara kubitabayo bakaza bakubwiye ko bitabyeyo ariko umukozi w'Imana agomba kuza kubitabura iraza n'ikipe ye irimo wa muntu wabitabyeho bamara kubitabura bakavuga ko bazajya kubitwika mu rusengero ariko iyo bamaze kubitabura bo baba bafitemo imibare myinshi bashagaga produit chimique ari produit zihura n'amazi zigaturika bakazishyira mu bya bintu bizikaba birimo imbere bamara kubishyiramo bagafata amazi bavuga ko ari amazi y'umugisha bayamenaho bigaturika byaturika ukabona ko ari igitangaza kibaye bityo rero iyo bituritse abantu benshi bahita bavuga ati uyu muntu arimo Imana ngira ngo mwabibonye abakurikira kuri TikTok yanjye aho umuhanuzi umwe muri Uganda ari kumena abantu h'amazi mu rusengero akabamena h'amazi ubwo abo bapanze barimo yo bibonye utuzi tumugezeho arasimbuka kugira ngo ko y'amazi ari igitangaza ayo mazi rero wa muhanuzi yungukira hehe nuko y'amazi ashyira ku giciro cyo hejuru mu rusengero kuyagura abantu benshi uko bakijijwe bagifite ubujiji bakagura y'amazi amafaranga menshi we ugitiye ku ruhande rw'umutungo akinjiza ikindi byinjiza nuko ako kanya hari abaratura bagatura menshi ikindi biri bwinjiza nuko arinjiza view y'abantu bamushaka benshi ngo muri comment bara abantu iyo bari kubikora bona abantu bandikamo ngo urehe mukozi w'Imana twuzadusengere we need prayer dukeneye amasengesho so ugasanga abantu benshi ko baruhijwe n'imitwaro turarushye muri iyi isi turiho n'iy'uburushyi turarushye n'ufite ararushye n'udafite ararushye abantu benshi kubera ubwo burushyi bahita bajya gushaka wa muhanuzi bakamushaka bakirirwa bikoreye amazi iyo bakuyiwe bavuga ko ariyo y'umugisha urwaye inkorora akasoma urwaye inzoka agasoma buri wese ufugize ikibazo akizerera mu y'amazi ibyo rero ni imyemerere ishobora kukuroha ahantu igihe utagenzuye nyamara birivuga ko Imana udakwiye kwishakira ibunaka hirya no hino ahubwo Imana iba no muri twe iba muri wowe hariho hose Imana irahari kandi wayibona ngero dukomeje video muri kubibona murabona uyu mugabo ni umusore mwiza cyane ariko urabona kuri TikTok yabahamagarira abantu kuza kugira ngo abakize iyi myuka mibi abantu bari Uganda ndasiye na Uganda njya mbona muri comment ngabona harimo n'abanyarwanda banditse ngabona hari abantu bo muri za Kenya banditse natwe dufite ibyatugoye uzaza tandukanye ibintu bibi either mujye mu bapfumu cyangwa mwemera Imana kuko ijambo ry'Imana ko rivuga ngo rivuga kutabo cya Yesu ngo mutekereza ku iteka ari Imana ni muhitemo mu mukorere ariko niba mubona bayi nawe ari we Imana mugende mu mukorere abantu bananiwe guhitamo bananiwe kumenya guhitamo ubupfumu cyangwa bahitemo gusenga ni ukumenya ko Imana iri muri wowe ukitandukanya n'imirimo yose y'ubupagani kwitandukanya n'imirimo yose y'ubupagani ni ukwizera mu maraso ya Yesu kandi buriya urupfu niyo password iduhuza n'ubugingo iduhuza n'Imana bango urupfu dutinya niyo password iduhuza n'Imana buri muntu wese ku myaka afite ashobora gupfa igihe cye iyo kigeze kandi ntacyo wahinduraho kugira ngo ntupfe so rero urupfu niyo password iduhuza n'Imana niyo link niyo liaison iduhuza n'Imana ariko abantu bose gituma bakora ibi ntibasome n'ijambo ry'Imana by'ukuri ngira ngo n'ugutinya urupfu urabona ko uyu muntu afite Bibiliya afite yambaye amashapure ariho imisaraba yambaye mbese ku ruhande rumwe aremera Yesu ku rundi ruhande agakora ikibupfumu ibyo byose yabikora ngo ashaka amafaranga ngo ninabyabagaho aho twigeze tujya mu masengesho tugeze mu gihe cyo kugira ngo dusenge duhimbaze n'Imana abari barimo bitwakora abahanuzi barabanza bajya kwinywera ibigage barya ibiryo bamaze guhaga baza kuzunguza abantu bavuga ko bari kubahanurira ntihagira umuntu nkomeretse ariko niba ubizi wandike muri comment kuko nzi ko ibi bintu atari njye nyine wabibonye sinahandi naho babanzaga bakoresha inama bakavuga ati abantu bagiye kuza gusenga ni abantu 100-200 mubashakemo miliyoni iboneke namwe niboneka akanyu karaba kabonetse ngiyi imyemerere tubamo muri Afrika imyemerere tubwira ko aho kugira ngo dukore cyane twasenga cyane nyamara burya gusenga aho uri hose biravuga ngo dusenga iteka niba uri mu kiyede senga niba uri umufundi senga niba uri umuganga senga niba uri umwarimu senga aho uri hose wasengere Imana irakumva kuko isengesho ni urufunguzo koko ariko biravuga ngo iyo umukiranutsi asenganye umwete gusenga umwete no gusenga ariko ugaca n'incuro so rero ibi bintu muri murabona hano ni ubuyobe kandi ubuyobe ni ubuyobe bita ko ari ubuyobe butagatifu tugushimire gukora subscribe wowe wandika igitekerezo cyawe ariyo comment
ukabisangiza abandi, ugakora ukashyiraho like ukanda kuri ako kantu k'igikumwe, uri umuntu w'umugabo cyane. Rero gusenga nabivuze ngo isengesho ni urufunguzo, ni ki rifungura ibihe byawe by'imigisha, ariko iyo migisha ni wowe usabwa gutera intambwe kugira ngo uyinjiremo. Nuramuka usenze ariko ntutere intambwe kujya kwinjira mu migisha, nabo wita ko badasenga nabo iyo migisha bazayibona. Ariko ngiye numva nta n'umuntu dukwiye gucira imanza ko adasenga, uko buri muntu wese afite uko asenga, kandi Bibiliya avuga ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Niko Imana yabwiye Gideyoni, avuga Gideyoni wowe ko ntagusaba ibya mirenge, genda uko imbaraga zawe zingana. Muhemaze rero ndi gusenga, rero hari n'igihe abantu bimwe bibwira ko basenga nyamara ba mu bihe byo gucira abandi imanza gusa badasenga. Abantu barasenga wahura nabo ntibakuramutse, kahura n'abari abarokore wahura nabo uko udahuje n'imyemerere ntibakuramutse. Niba ari abayisilamu wahura nabo kutari umuyisilamu mukagima kane bakuramutse. Niba ari kandi ntago ijuru twese tuvuga ni rimwe. Kereka niba hari ijuru ry'abayisilamu, akaba ijuru ry'abakristo, akaba ijuru ry'abadventiste, akaba ijuru ry'abapentecote, akaba ijuru ry'iki. Niyo mpamvu tugwana uko ntago turasobanuka ese hari amajuru angahe. Hari ijuru rimwe rizajyamo abantu basenze, uko basenze kose. Uko ubundi imyemerere twese muri Afrika tugira nta iyacu bwite ntayo dufite, uko iyo dufite niyo twakuye hanze. Hariyo twakuye Burayi, hariyo yavuye mu Barabu, yose ni imyemerere. Abo bose badusubizaho kwandika ibyo bitabo tukabisoma, babisomye bakabisoma muri Islam bafite uko babyemera, abasomye muri bafite uko babyemera. Ntago abantu imyemerere bakwiye kwipfa, ariko iyo myemerere niba irimo kuroheka umuntu akwiye kuyireka. Niba imyemerere ishobora kukuroheka ikubwira ngo buri gihe urwaye, mubona abantu bamwe baba bafite ibibazo by'impyiko bakabyimba amaguru, abandi bakabyimba inda, bafite ibibazo by'imyijima, ariko umuntu amwunamyeho ngo ari gukurura ibyo bamuroze, aho kugira ngo ajye kwa muganga akuvanga kuri ibyo bamuroze. Icyo gice aho hantu bari ntabwo gikeneye urusengero cyane, bakeneye n'ivuriro. Bagombye no guteranya amafaranga bagakora igiterane, batwiterane tugikore dushaka ivuriro, kuko hano ntari. Niyo mpamvu abo bantu bacu bari kuducika. So rero ibintu byose bikubaho ntago aba ari n'imyuka mibi, kandi imyuka mibi nayo ikubayeho ufite kwizera kwawe muri wowe kandi no gusenga, ibyo byose wabitsinda bigashoboka. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu nzakomeza kubaha ibiganiro, kandi ndashimira abantu bageze mu 100,000 bamaze kuduha subscribe, n'abandi bajya bareba ibiganiro byacu. Urukundo ni rwogere. Imana ibahe umugisha, dukomeze tuhonoke, tugire imyizerere, ariko imyizerere irimo kujijuka.